urukundo nirwogere, urukundo ni rusange n'abatari, urukundo nirwogere. Ko mudakomeje se? Iyo mukomeza twari kuvuga ngo urukundo ni nk'umuti w'amahane y'abanganye, ngo iyo rugeze aho bamashana imyambaro urayivuna, n'imbunda zikomeye ruzisubiza aho zahoze. Urukundo nirwogere, rusange urwo rukundo turirimba kuri uyu mugoroba ni narwo rwizihizwa kuri uyu munsi nk'uyu nguyu, umunsi wa Mutagatifu Valentine. Urwo rukundo turirimba twanumvise mu isomo rya mbere nirwo rukwiye gushyirwa imbere mu byo dukora byose no mu miryango yacu yose, ngo aho rwageze. Uwo ni wa muhanzi w'umuhanga ubivuga ngo abangaga kuvugana ngo bajyanamo bose, ngo bagacurira bakabyina, ngo maze n'uje afite ibihengeri rukamuvura ibyo bisare. Urwo nirwo twamamaza, nirwo Pawulo Mutagatifu atubwira, ni narwo twifuje gusoresha iki cyumweru Kiliziya yahariye umuryango. Ni narwo ruvubuka mu buvandimwe bukomeye kandi rugatanga amahoro mu mitima yabo rutuye, maze ayo mahoro agakwira ingo zose. Ngiyi impamvu tururirimba. Natangiye indirimba nibagirwa kubifuriza umunsi mwiza wa Saint Valentin, umunsi mwiza disi w'abakundanye. N'abiga gukundana, n'abitoza gukundana, n'abatangiye urwo rugendo kuva kera cyane bagikundana nk'uko Imana yabishatse. Mwese mugira umunsi mwiza. Uyu munsi rero witiriwe Mutagatifu Valentine ni umunsi utavugwaho rumwe muri iki gihe. Reka ntangire mbaca intege, nimuhumure ndaza no kubahumuriza. Uyu munsi ntuvugwaho rumwe niba mukurikira ibivugwa ku maradiyo, kuri za mbuga nkoranyambaga zateye, mwumva ko uyu munsi utavugwaho rumwe. Bamwe bati ni umunsi abantu benshi birirwa batagaguza ibyo baruhiye nta mpamvu. Abandi bati ni umunsi urubyiruko ndetse n'abakuze, ndavuga abakuze mu gihagararo no mu myaka, kuko abakuze mu bwenge bwo ntabwo bajya babyishoramo. Abangaba rero bakuze mu gihagararo no mu myaka, cyangwa se abataramenya uko iyi si iteye, usanga ari umunsi birundurira gusa mu ngeso mbi, nta rutangira,
ukagira ngo ni umunsi uzira kirazira ku isi hose. Mwene abangaba rwose kubabwira kwizihiza uyu munsi ni nko kubashakaho ka kandi abanyarwanda bita kamunani. Ako ko sindanakabona, hari uwabonye akamunani uko mungana ukora? Nanjye numva bavuga kamunani aho ndaha, ariko ntako nshaka. Ariko ni uburyo bwo kuvuga ngo ni ugushotorana. Kubwira abantu bafite imyumvire nk'iyi ngo bizihize umunsi mukuru nk'uyu ni ugushotorana, kuko bishora mu bibi bakabishoramo n'abandi. Ibi ngibi nanjye rwose ndahamya ko ari nko gupfukamira akagirwamana kiyise ishimisha mubiri, kagiye kutumaraho inyana, kagiye kutumaraho imitavu mu ruhongore. Ndavuga rwa rubyiruko rwacu. Hari abandi rero bafata uyu munsi nk'igihe cyiza cyo kwicururiza, bakagwiza inoti batitaye ku cyo uyu munsi usobanuye cyangwa se utanasobanuye. Icy'ingenzi kuri bo bikaba kwishakira umugati w'abana cyangwa se ibirayi by'abana nk'uko imvugo z'ubu zisigaye zibitubwira. Abangaba uyu munsi barawukunda rwose, bagahamagarira n'abantu kwishimisha cyane kuko bibongerera inyungu mu butunzi bwabo. Gusa byaba bigayitse ari ahangaha bihagararira, bikaba ari ukwitabira gusesagura gusa, kandi hari abicwa n'isari mu mpande nyinshi z'iyi si. Gusa wenda ibyo ntibikuraho ko hari n'abandi bantu uyu munsi bawizihiza bakawufata nko kongera kwibutsa ingabire y'urukundo Imana yabuganije mu mitima yabo ibigirishije Roho Mutagatifu. Ibyo ababishaka bazabisoma mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 5 ku murongo wa 5. Maze uyu munsi ukaba n'umwanya mwiza wo kureka urwo rukundo rukigaragaza mu bikorwa, mu mvugo no mu myitwarire y'abakundana. Ibi kandi ntibisaba ibikabyo byinshi, kuko n'ubusanzwe urukundo nyakuri kimwe n'icyiza biritangaza ubwabyo. Kubagize kanosiyo k'ikilatini, Mutagatifu Tomasi wa Kwini yaravuze ngo bonum diffusivum sui, ngo icyiza ubundi kiritangaza. N'urukundo narwo nuko rero ubwiza bwarwo burigaragaza. Abizihiza uyu munsi bafite intego yo gushimangira urwo rukundo ntibanakeneye kwirirwa bakabya cyane, ntibanakeneye kwirirwa babisakuza cyane, kuko urukundo ubwarwo ruritangaza. Burya amaso agukunda ntuyayoberwa, niyo akurebye urabimenya. Ariko burya n'amaso akwanga nayo iyo akurebye urabimenya. Ubwo rero twebwe twagize ayo mahirwe, tukaba tuzi icyo twizihiza uyu munsi, ni nayo mpamvu dusaba Imana ngo urwo rukundo irudukomereze. Irudukomereze iwacu, irudukomereze mu mitima yacu, maze tubashe kuva mu murongo iyi si twereka wo kwizihiza uyu munsi nk'aho ari umwanya wishimisha mubiri n'isesagura ritagira rutangira. Ariko kugira ngo munamenye impamvu mbabwira ibi ngibi, mbasaba ngo uyu munsi
nk'uko namwe mwawise ubu munsi mukuru wa Mutagatifu Valentin ariko mu buryo bwa gikirisitu. Two kwirundurira muri iyi si nk'uko yibidutoza. Reka mbanyururemo gatoya uburyo mu ntangiriro uyu munsi wari mwiza, ariko isi ikaza kuwugoreka, ikagoreka amateka yawo, n'ubu ngubu ikaba ikidufiteho ingaruka. Kugira ngo rero mwumve ubwiza bw'iki gikorwa mwateguye, reka mbanyururemo gatoya amavu n'amavuko y'uyu munsi. Uyu munsi uko muwubona wizihizwaga none n'inenge ziwuherekeza zari zitarabaho nk'iz'uyu munsi. Ntabwo mu ntangiriro ari uku wari uteye. Ibi mubona byazanywe n'inyota y'ifaranga no gutandukana n'ikizira byaranze ikinyejana cya 19 ndetse n'ibindi binyejana byakurikiyeho. Mu by'ukuri rero uyu munsi witiriwe Mutagatifu Valentini ufite aho uhuriye n'umupadiri waje no kuba umwepiskopi witwaga Valentin, wabayeho mu kinyejana cya 3 ahitwa Terni mu gace ka Umbria kagize Ubutaliyani bw'ubu. Uruhererekane nyemvugo rw'inkuru z'amateka y'icyo gihe rutugaragariza yuko umwami w'abami Claude wa kabiri yari yaraciye iteka ribuza ingabo ze gushyingirwa ngo ejo batazarangarira muri ibyo bakibagirwa iby'urugamba. Nyamara ntibyabujije bamwe bafite umutima mwiza kandi wuzuye urukundo guca ruhinga nyuma bakirengagiza iryo tegeko rinyuranya n'itegeko ry'Imana, maze bo bakishyingiranirwa imbere y'Imana batitaye ku byo uwo mugaragu w'itegeko ribi yari yarabashyizemo. Yitangiye urwo rukundo, ahuza abashakanye, ahuza abasore n'inkumi bagubumanagamo urukundo, arabitangira karahava. Ariko burya Sekibi nawe ntaryamye, nawe ntasinzira, kandi azira abakora neza kubi. Nibwo rero Sekibi yaje gutangaza inyuze mu bagaragu bayo ko Valentina yashyingiraga abasore n'inkumi, akabatoza umuco wo kubana gikristo, akabatoza kurera neza n'iyindi mico myiza iranga abashakanye. Nuko uwo mwami w'abami aramufunga, binarangira amuciye umutwe, nguko uko Valentine yarangiye. Nyuma yaho rero abazi ibyiza bye bizihizaga ubuzima bwe nk'umuntu waharaniye urukundo, byaba na ngombwa akanarupfira. Ari nko kutubwira ngo namwe ntimuzatatire urukundo, bibaye ngombwa aho gutatira urukundo watanga ubuzima bwawe, dore ko n'ubundi ubuzima butari mu rukundo ntacyo bwaba bukimaze. Abakristo rero baramwijihije bakizihiza ubuzima bwe, ariko banigisha urubyiruko ko batagomba gutatira urukundo, ko batagomba kwiroha mu ngeso mbi, ko batagomba kubana batabyeretse Imana, ko batagomba kubaho uko biboneye, ko ubuzima bwabo bagomba kubushyira imbere y'Imana. Nyamara ibyo ngibyo isi yaje kubibona, ibibona nk'aho bidakwiriye, maze abacuruzi bo mu kinyejana cya 19 baza gufata uwo munsi bawugira umunsi w'ubucuruzi, ndetse kugira ngo bunguke menshi baza kuwuhuza n'imico mibi y'ubusambanyi, y'uburara n'ubwomanzi, maze urubyiruko rurabayoboka. Uwo muco ukwira Uburayi bwose, ukwira muri Amerika yose, none wadusanze no muri Afurika yacu. Ubu ngubu Mutagatifu Valentin kuwizihiza bisobanura nyine kwiroha mu ngeso mbi,
kujya mu busambanyi, kujya mu buraya n'ubwomanzi, ubwo ngubwo abantu bijije Saint Valentin. Oya, ntabwo ari byo. Byatangiye ari umunsi mwiza, birangira Sekibi byivanzemo, awuhindura mubi, awuhindurira intego. Ibyago tugira cyane ni uko urubyiruko rwo mu kinyejana cya 19, rwo mu kinyejana cya 20 no muri iki kinyejana turimo barawasamiye, baramiraza. Uyu munsi rero babyeyi, bavandimwe, n'imyaka turimo ni umunsi wo kugorora ibyacu byagoramye, ni umunsi wo kongera guhamya urukundo nyakuri, ni ukongera kubwira abantu ku munsi wa Saint Valentin ari umunsi wo kwizihiza urukundo rwitanga, urukundo rutanga kandi rukitangira abandi. Ni umunsi wo guhamya no gushimangira imigenzo myiza mbonezabupfura n'imigenzo myiza mbonezamana, kandi muri uru Rwanda rwacu siyo tubuze, turayifite, twakuye no kubasokuruza bacu. Ikibi rero kigomba gukuzwaho icyiza. Jye ntabwo nemeranywa n'abantu birirwa bavuga ngo sinzajya muri Saint Valentin, ngo biriya ni ibintu oya, ahubwo nemeranya namwe bakirisitu, nanashimira komisiyo y'umuryango y'iyi paruwasi n'ahandi bibera, gushyiraho icyiza kiza guhanagura ikibi. Ni ukuvuga umunsi mukuru wa Mutagatifu Valentin wizihijwe mu buryo bwa gikirisitu nk'uku nguku turimo kubigenza. Ibi ndabibashimira cyane, kandi nkanabakangurira ngo no mu myaka izaza urubyiruko rwacu ntiruzatangwe muri iyi minsi. Uyu rero ni umuti w'ikibi, ni wa muti Rugamba yaririmbye, ni rwa rukundo rumeze nk'umuti, aho rwageze indwara irakira. Bityo rero natwe ntidukwiye kwicara ngo dutimaze, ahubwo iyi ntera mwateye n'iyi ntambwe mwateye bikwiye gukomeza, maze tukazagera kure. Ndabasabye kandi mbasaba cyane, mbatitiriza babyeyi bakuru b'urubyiruko rwacu rw'uyu munsi, muramenye ntimuzareke ibigori byacu bizamo nkongwa ngo twicecekere. Muramenye ntimuzatuma amasaka yacu azamo urugombyi ngo twicecekere. Ingano zacu ntizizabibwemo urumamfu ngo twicecekere. Nubwo Yezu yatubwiye ngo tugende gahoro tube turetse, ariko muzi ko igihe cyageze agatandukanya urumamfu n'ingano ze. Uwo ni umukoro wacu. Tugomba kwereka urubyiruko rwacu gutandukanya ikibi n'icyiza. Tugomba kubereka uko Saint Valentin Nkirisitu yizihizwa, kandi nibyo mwakoze uyu munsi. Tugomba kubereka ibyiza Mutagatifu Valentin yaharaniye, ko ariyo nzira ikwiye ko twanyuramo uyu munsi, kandi bikazatwubakira n'ingo nziza n'imiryango myiza y'ejo hazaza. Ubwo ngeze ku miryango y'ejo hazaza, ni munyemerere mbwire y'ubu ngubu, ari naho nsoreje, ari nako kajambo nakumva kaba navuga inkingi y'iki cyumweru cy'umuryango. Reka ingo zacu tuzigishe kubaho mu rukundo. Papa Francisco yaratubwiye ngo ikizakubwira umuryango ubaho mu rukundo, abashaka kubisoma muzabisange muri ya nyandiko y'inziza Amoris Laetitia. Aratubwira ngo urugo rwiza rubamo amagambo 3 y'ingenzi. Ni munyemerere nyababwire mbare nayo nsozerezaho. Ngo habamo ijambo nyemerera, hakabamo ijambo urakoze, hakabamo n'ijambo mbabarira.
ngo ayo magambo uko ari atatu yubaka urugo rwiza, urugo rusabagira ubuvandimwe ndetse rusabyemo amahoro asohoka akagera no hanze. Mu by'ukuri rero ngo igihe mu muryango nta uvundira undi kandi yagira icyo asaba akagira ati nyemerera, haba ari ugusohoka, haba ari ukugira icyo ukora, haba ari umushinga ukabwira uwawe uti nyemerera, urwo rugo rubamo amahoro. Igihe mu muryango hatarangwa ubwikunde kandi muri uwo muryango ari abana ari ababyeyi bakitoza kubwirana ngo urakoze, urwo rugo rubamo amahoro. Buriya kariya kajambo ni majike, urakoze. Umuntu yagutekeye kuva mu gitondo kugera saa sita akagutekera, nimugoroba akagutekera, wamara kurya ukamubwira ngo umunyu wari mukeya, burya uba umwishe cyane. Ngo ariko ibi bitunguru byawe nawe ukuntu ari byinshi, nta nubwo uzi ko mu gihe yakataga igitunguru yikase n'intoki. Ukamubwira ngo ibi bivuta byawe ko byabaye byinshi, ngo wagiye ubigabanya, kandi utazi ko ayo mavuta yanayikopesheje. Burya mu rugo, burya mu muryango, burya mu bo tubana, akajambo ngo urakoze ni akajambo keza cyane. Nyine wenda yashyizemo menshi, nyine wenda yashyizemo ibitunguru byinshi, ariko ihangane umubwire ngo urakoze, maze igihe muzaba mwisanzuye uzanamubwire ko ibitunguru byinshi atari byiza, ariko wabanje kumubwira ngo iki, ngo urakoze. Ako kajambo karananiranye. Reka mpite nibwirira abaririmbyi, murakoze kuba mwaturirimbiye, ntaza gutaha nabivuze, sibyo? Reka nibwirire komisiyo y'umuryango na padiri mukuru w'iyi paruwase ngo mwarakoze kudutegurira uyu munsi. Ubwo se simbivuze? Reka mbwira ababyeyi muri aha, mutita ku miruho y'abana banyu, mutita ku ngorane muhura nazo umunsi ku wundi. Reka mbabwire mwe mwatubyaye, bamwe tukaba duhagaze hano kuri aritari, hari abatubyaye nyine barushye, batujyanye kwa muganga izuba riva imvura igwa, bakaduhingira, bamwe bakaducira inshuro. Reka tubabwire aho bari hose ngo murakoze kandi mwarakoze. Ubwo sako ngako nako karakomeye. Nawe nugera iwanyu, nawe nugera iwawe, nukuri wawe umubwire ngo warakoze kumbera umufasha, warakoze kunyemerera nk'abana nawe, warakoze kumbyarira abana, warakoze kumpekera. Aka kajambo ni karimo byinshi cyane, nitwige kuvuga ngo urakoze. Irindi jambo rya gatatu rituma urugo ruramba, rituma urukundo rumera neza, ni ijambo rivuga ngo mbabarira. Mbabarira. Erega buriya ntituri intungane, uko mureba aha turi abanyabyaha, ngo burya n'intungane bwira icumuye kangahera 7 kose. Muri twe nta miseke igoroye. Buriya rero igituma tubaho neza, tutirirwa twidefanda cyangwa ngo twirwanirira, nuko tubasha kuvuga ngo mbabarira. Njya mbwira aba bana, nkabwira abashakanye ngo ntimuzajye gushakira ahandi, ngo mwirukire mu bapfumu badafite icyo babamariye, ngo mushake ibyatsi bitagize icyo bibamariye. Dore umuti w'ubuvandimwe n'urukundo mu muryango. Muzavuge ko mbabeshya kandi sinabeshyira kuri aritari. Nuhemukira uwawe ugashyira ivi hasi ukamubwira uti mbabarira, ukabona ntaguhaye imbabazi, natanaziguha none azaziguha n'ejo, ariko umunsi washyize ivi hasi ukamubwira uti mbabarira, buryo uzaba urangije urubanza rukomeye. Ikitwica n'indigabo bagabo muri hano, ikitwica n'indigabo ngo ndi umugabo sinasaba imbabazi. Reka da, ikizakugira umugabo nyamugabo nuko uzakora ikosa ukemera n'icyaha. Ikizakugira umugabo nyamugabo nuko uzahemukira uwawe ukamubwira ngo mbabarira. Ngiri jambo rikemura ibibazo. Iri jambo rero rirubaka, iri jambo ryubaka imiryango, si n'imiryango y'abashakanye gusa,
n'iyacu y'abihebeye Imana iri jambo naryo rirakora. Iyo wahemukiye abavandimwe urababwira uti mbabarira. Mu gihe cya kera habaho uburyo bwo gusaba imbabazi kominote yose, ukababwira uti nahemukiye umuryango none mbasabye imbabazi. Iryo jambo rya gatatu rero rirakomeye, ni naryo ndangirijeho. Nababwiye ngo amagambo yubaka urukundo n'ubuvandimwe mu miryango no mu bantu b'isi yose, ni ijambo rya mbere riravuga ngo nyemerera. Irya kabiri riravuga ngo urakoze. Irya gatatu rikavuga ngo mbabarira. Uyu muti nituwunywa tuzabaho, uyu muti nituwunywa tuzakira, imiryango yacu izaba isoko y'amahoro, izaba isoko y'ubuvandimwe, kandi izaba ikivumbikisho n'isoko y'amahoro muri iyi si yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.